muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 40. Umubembe azahari aramupfukamira aramwinginga aramubwira ati washaka wabasha kuhiza. Aramubabarira arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Aramubabarira arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Yesu ashimwe cyane. Umwanya uri mutoya urabizi iri ni iterambere rya mbere tugomba gusoza bijyanye n'uburyo urusengero dufite bungana. Birumvikana ko tudakwiye kwikunda, hari n'abandi bamaze guhagarara hanze. Ibyo biravamo n'icyifuzo cyo kugira ngo nyine Imana izaduhagurutse, kandi turabashimire. Nageze hano mbona ibintu byinshi byakozwe byiza by'amasuku y'urusengero, haba kino gisenge, haba imbere, haba icyumba cy'amasengesho, haba mu mwanya muto namaze ntambuka nabonye mwarakoze byiza n'ibindi byinshi muri gukora. Yesu abahumugisha. Ndabuze ngo Yesu abahumugisha. Yesu abahumugisha bateguye kino giterane, aho umugisha abashyitsi bose bakijemo, harimo na korali Jehova Jire mwemeye kuza, aho umugisha abanyakinamba mwese, ariko aduhe umugisha twese ko tugize umugisha wo kuba mu nzu y'Imana. Uyu mwanya ijambo riri ku mutima wanjye Imana yampaye kubaganiriza ni ryo kwibutsa umutima w'impuhwe Kristo afite, w'imbabazi nyinshi Kristo afite, kandi uwo mutima afite ukwiye gutuma tumwizera kugira ngo dutere intambwe yo kujya kumushaka. Iyo mvuze ko dukwiye gutera intambwe yo kujya kumushaka, Yesu niwe wabanje kuza kudushaka. Niyo mpamvu nshaka kubabwira icyo dukwiye kumushakira, kuko Yesu yavuye mu ijuru abitewe n'urukundo aza kudushaka, aza mu isi arahaba, avuka nk'umuntu, aca bugufi, amara igihe akibanamo natwe, asubira mu ijuru. Yohana 14 avuga uburyo aganira n'abigishwa bagiye gusubira mu ijuru. Yaravuye ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umufasha wo kubana namwe. Imana ishimwe. Ariko nabwo Yohana 14 yari yatangiye abaganiriza ababwira ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo kwa Data hari amazu menshi, iyo adahaba mbababwiye, ariko yo ariyo, ahubwo ngiye gutegura aho muzaba kugira ngo aho ni namwe muzabeyo, abantu muzagaruka mbajyane. Yesu ashimwe. Bari kuturimbira ngo rero mwiyambare ubushwambagara, mwambare neza, kuko hari imyambaro dukwiye kujyanayo. Yesu ashimwe cyane. Iyi nzara n'inyota yo gushaka Yesu ikwiye kudutera gukora igisabwa cyose kugira ngo tumubone. Hari kujya kumushaka, hari kumutumaho, kuko Yesu we umunsi ku wundi ariteguye kugira ngo atwumve. Aho twasomye muri Luka ngo akimubona ngamubonera kure. Uyu ni wa mwana wari waravuye kwa se, yari yaravuye kwa se. Iki gice cya 15 kivugwamo ibintu bitatu byahise. Kivugwamo uyu mwana waheze, hakavugwamo igice cy'ifeza cyaheze, hakavugwamo n'intama yazimiye. Hari intama, hari igice cy'ifeza, hari n'umwana. Havugwamo ibintu byaheze, ariko n'umutima Data afite ko byongera kuboneka. Yesu ashimwe. Ibi bintu byaheze rero nibyo byavanye Yesu mu ijuru, kandi
ibintu byaheze nawe urimo nanjye ndimo. Niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo icyari cyaheze data yongera kibone. Ariko bino kino gice kikavuga ahantu hatandukanye byagiye bihera, kuko ngo iyi ntama yo ngo yarasimiye bijya mu bihanamanga, ngo noneho umugenge agenda ashakisha ahantu hose aribwa ngo ngwino garuka ngagenda ahantu hose. Niho yavuze ngo yakwemera gusiga 99 ngajya gushaka imwe. Ubundi bwo ibyo Yesu yari afite mu ijuru byari byinshi, mbega ijuru ubwaryo rihagije. Ariko ijuru mbega nta kintu kidasanzwe Yesu yaje gushaka mu isi cyarenga 1%. Ariko Yesu kuza mu isi, ijuru ryari rifite ibikwiye, ryari rifite ibizima, ariko aje gushaka umwana w'umuntu wari wazimiye. Ngaraza ngagenda hose, ngagenda mu bihanamanga ngamushaka, abandi bamubonye ngo yamushyira ku bitugu maze akagenda yirimba. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Noneho avuga n'igice cy'ifeza cyaheze. Igice cy'ifeza cyo ngo cyaheze mu nzu, ngo urabisoma ku murongo wa 8, ngo umugore wari ufite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza, agakubura mu nzu, akagira umwete wo gushaka kugeza aho akiboneye. Iyo akibonye ahamagara inshuti n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye igice nari nabuze. Ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Imana ishimwe cyane. Urumva cya gice cy'ifeza yendetsemo umunyabyaha kuko yavugaga imigani. Ariko iki gice cy'ifeza nacyo cyavugaga abantu babaye mu nzu y'Imana, kuko iki cyo cyaheze mu nzu, ntabwo cyagiye ku misozi, cyaheze mu nzu. Noneho uyu mugore kandi nawe avuga itorero, aravuga ngo umugore wabuze ibice 10 by'ifeza, arangije abibuze ngo yabigenje gute? Ngo yaracanye, ngabaze gucana ngarakubura, ngaragishaka kugeza kibonye. Iki gice rero cy'ifeza cyo cyavugaga abantu babuye mu muryango w'Imana, kandi n'uyu munsi turabafite babuze bari gusenga. Rero kuko umwanya wacu ari mugufi sinza kubivugaho cyane, ariko torero ry'Imana muri gihe cy'igiterane kibe n'icy'umwanya wo gushaka igice cy'ifeza cyahereye muri Kinama. Igice cy'ifeza cyaheze cy'umurage pe, cyarabatijwe, cyarigabwa, cyarasengewe. Ariko uyu munsi mu bwami bwa data uyu muntu ntabwo agihari. Ariko uyu mugore rero ngo yagize ishyaka yumva agomba kugishaka kugeza kibonye. Na niyo mpamvu ushumba uyu munsi mu byo tuza gusengera mureke tuze gusenga kugira ngo abaguye babyuke, abayobye bagaruke mu nzira, abarangiye mu munezero w'ibyo mu nzu y'Imana bitagize icyo bibabwiye. Uyu munsi twacana itabaza tukabashaka. Rabati kandi yacana itabaza, amaze gucana itabaza ngarakubura, arakubura kugira ngo imyanda isohoke. Mu kintu cyatuma tubabona nuko abantu bihana, nuko imyanda isohoka, nuko abantu bihana. Mwakoze gushaka intego nziza, hahirwa umuntu wabari ibicumuro bye. Hahirwa mucyo dukwiye gusengera mu itorero umurimo w'Imana kugira ngo abagiye bajuke, nuko dusenga abantu bakihana, abantu bakava mu cyaha, kuko uko imyanda iba myinshi mu nzu niko ibice bihera. Uko iba myinshi mu nzu niko bihera. Ariko kugira ngo abaguye tubabone dukeneye gusenga abantu bakihana. Imana ishimwe cyane. Ngo yarakubuye ngagishaka kugeza kibonye. Ibi biravuga umutima dukwiye kugira wo gushaka abazimiye, wo gushaka abaguye,
tukagira inzira n'inyota, tukabasengera, tukabatekereza. Nushaka n'uyu munsi nawe wibuke, urasanga hari n'abo twabanaga mu nzu y'Imana utakiza aho bagiye, kandi ikibabaje ni uko ari usanga ntacyo bivuze, ariko Yesu birakimubwiye. Icyo kindi yagarutseho avuga ku mwana w'ikirara ngo yari kwa se, nta kibazo afite, ngarangije ngo we ngatekereza kubwira se ngo ibyanjye byose bigende. Garabimubwira, garati umugabane wanjye ngende, ngarawufata aragenda, ngajya kujyayisha ubugoryi bwe. Sinshaka kuvuga ibyo yagiyemo, ibyo wagiyemo niwo ubizi, ariko inkuru ushaka gutangariza ni uko igihe cyose wagendeye data yacyahagaritse umutima agutegereje. Igihe cyose wagendeye Kristo yacyahagaritse umutima agutegereje. Igihe cyose wagendeye wowe unyumva, kandi hari umunsi wafashe icyemezo umutima wawe ukumva ubivuyemo ibya data, ukumva urabiretse ibya data. Igihe cyose wafatiye icyo cyemezo, data we ntabwo impuhwe n'ukundi yagukunze byashize, aracyahagaritse umutima agutegereje. Ngo uyu mwana umunsi yagarutse nk'uko twabisomye, ngagituruka kure, ikintu kikwereka ko data yakomeje guhagarika umutima amutegereje, ngagituruka kure, ngo se aramubona. Haleluya. Amen. Uwo ni umubyeyi ntabwo yegeze atuza na rimwe igihe cyose yari uyu mwana. Wowe wari mu murimo w'Imana, wowe wasengaga, wowe wabanaga n'Imana, wavuganaga nayo, uyu munsi wa none ukaba waragiretse, ntabwo data atuje, aracyagutegereje. Yesu aracyagutegereje. Kubera iki? Kuko nawe yakumereye amaraso, kandi kagakiza n'uwakiriye yari impano ikomeye wahawe y'ubugingo. Aracyagutegereje kuko ashaka kuzakumurika mu gitaramo. Yesu ashimwe. Umwambaro wo kukwambika urahari, impeta yo kukwambika irahari, arashaka kuzakumurikira data. Noneho ngo ngamubonye aturutse kure, ngo ngaramubona, ngakimubonera kure, aramubabarira. Haleluya. Ngagira kuti uyu mwana yarakavuga ati data mbabarira, ariko iki cyerekana ko nubwo yagiye se afite imbabazi, se aramutegereje. Ibyo wagiyemo byose, hari n'abantu bageze ku rwego akajya mu cyaha, akanywa inzoga, akagwa, akora ibitekerezo byose, yarangiza akicira iteka ahantu, akavuga ibyo nakoze ni byinshi, ibyo wakoze byose ntabwo ari byinshi kubera imbabazi z'Imana. Ibyo wakoze byose mu maso yawe ni byinshi, ariko ntabwo ari byinshi kurenza imbabazi z'Imana. Na niyo mpamvu uyu data we arategereje. Muri ibyo yavuze ngo garuka n'ingoga mwana wanjye nkunda. Yesu ashimwe cyane. Yabanje aramubabarira. Iri jambo kubabarira ririmo imbabazi z'ibyaha, ariko harimo n'imbabazi z'impuhwe. Yamugiriye compassion, aramureba, ngabanje kumubabarira, ngamaze kumubabarira ngo amuramburaho ikiganza. Ubundi bwo umuntu wabaga urwaye ibembe ntabwo abantu bamukoraga. Mu bihe byashize twagize covid, abantu bayirwaye turabizi, mu kintu cya mbere babwiye abantu bagukorera. Niba ari indwara ikomeye rero, ni indwara ivuga ngo bagukorera. Narayirwaye n'ubu utekereza ko umwana wakugeze imbere akiruka ati paparaje, tumujye paparaje, tumwegere paparaje. Mbega nahise numva aba indwara y'ibibembe, kuko iyo umuntu arwaye ibibembe baramuhezaga, bamushyiraga mu kato, ntawongeraga kumukoraho. Niba ari ikintu nishimiye nagize covid, ni ukujya gusuhuza abana. Yesu arebye umugore, arebye umurebe, yari gutegeka akavuga ngo bikire, ariko arebye amubonamo ikindi cyuho cy'ikintu yavuze, abona amazi yadakorwaho. Haleluya. Amen. Yesu abasha kubona n'ikindi cyuho ufite.
Bari bibende. Bibende biguteza ibindi bishyuho. Biguteza ibindi bishyuho kandi Yesu yaje iyo musanze Yesu abikiriza rimwe. Ariko Yesu yari gutegeka akavuga ngo ndabishaka kira ariko amurebye ngamugiriye impuhwe ngaramura ikiganza mukoraho. Impamvu Yesu yamukozeho, Yesu ntabwo bibende bimufata. Ntabwo we bimufata. Impamvu abandi batamukoragaho, impamvu covid nyine batamukoragaho, abandi bamukoragaho bakayirwara. Ariko kurwara intambara yo kwirwariza, oya uzirwariza bikomeze byanje, n'abandi barirwarije biranga. Ariko Yesu Kristo iyo umugezeho abikora ako kanya. N'abandi barirwarije biranga, uva mu kwirwariza kandi ufite Yesu wabikora. Haleluya. Va mu kwirwariza, va mu kwirwanaho ubwawe, bishyiremo Yesu, bizanemo Yesu. Aramubwira ngo washaka wangiza. Yesu aravuga ngo ndabishaka. Kamutangariza ko Yesu abishaka. Haleluya. Yesu arabishaka. Yesu arashaka kubikora. Isomye Mariko 5:27 uhabona undi mugore. Uyu mugore we yaramaranye igihe imyaka 12 ava ngo babaswa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Ngo yumvise ibya Yesu araza. Ngabigenza gute? Araza aca mu bantu, ngamuturuka inyuma amukora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Ngo uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Haleluya. Nyamara icyago cyawe cyakira. Icyago cyawe cyakira. Icyago cyawe cyakira. Icyago cyawe cyakira. Ngo yumva ngo hari ikibaye, ngabaza ngabigishwa bati ninde uhozeho. Noneho abigishwa baramuseka, baravuga ngo bari ku bantu bari kubyigana hano. None kwe yobonaga abantu benshi bamukozeho, ngabaranganyamo amaso, agira ngo abone umukozeho. Ngo mugwenga aratinya, ngahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza muri kubiki imbere amubwira iby'ukuri byose. Uyu mugore aratinya, ngahinda umushyitsi ngo kuko azi ikimubayeho. Nubwo nashaka kubabwira ngo nubwo turi benshi, ntabwo Yesu abikorera muri rusange, abikora umuntu ku giti cye. Uyu munsi twagize igiterane kirimo abantu benshi, haraza n'abandi, ariko nakubwira ngo ikibazo cyawe wikizana muri rusange, ahubwo wowe jya imbere ya Yesu. Umubwiye ngo Yesu wabishaka wankiza, wabishaka wankiza iki cyago. Twavuze kandi iki cyago cyari ibyaha byakunaniye, warwaye uburyo, cyari ikibazo ufite mu muryango bwawe, urwaye zangorane runaka byaguhenereye, warageze ahantu wumva no gusenga byakunaniye, ukagera ahantu wumva uri mu mwobo rwose. Aho hantu nubwo utahikura, ariko Yesu afite ikiganza kihagera. Haleluya. Kwambura ubushwambagara rero nta kindi, ni ukubwira Yesu ngo ndaje, njyewe nari kure yawe, ariko nzi neza yuko ngeze ahantu uri hari undi mwenda wanyambika. Wa mwana w'ikirara ngageze kwa se, ngo se atanga itegeko, avuga ngo muzane umwambaro mumwambike, muzane impeta mumwambike. Kubera iki? Uyu yari yarabuze, uyu yari yarapfuye, uyu nguyu nari mutegereje, none yagarutse, none yazutse, none yongeye kubaho. Hari imigisha byinshi uza kubona nutera iyo ntambwe yo kuza ushaka Yesu. Uyu mugore arakira, kandi iteraniro ryari ririmo n'umuntu ukomeye witwa Yayiro. Uyu Yayiro yari umutware w'isinagogi, nabwo ni 5 bya Mariko.
21 ngaraza mubonye ngo yikubita imbere y'ibirenge bye ngamubonye ngabigenza gute yikubita imbere y'ibirenge bye. Ndashaka gusoreza kuri iki kuko turi i Kigali turi kumwe n'abanyamugi. Hari igihe dutekereza ko umuntu ukwiye kuza aciye bugufi ari uyu mubembe kuko nta kundi afite yabigenza nyine ni umubembe, cyangwa tugatekereza uyu mugore umaze imyaka 12 afite uburwayi bakavuga ngo ahari niba ukwiye kugenda agiye gushaka Yesu kandi agaca bugufi. Ariko uyu Yayiro yari umutware w'isinagogi. Yari umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro. Ngaraza amubonye yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karenda gupfa. Buriya mu ijambo ryose uko ryanditse muri Bibiliya ifite icyo rivuze. Yavuze ngo agakobwa kanjye bitanzweho umukobwa wanjye, byerekana urukundo yagakunda. Kandi ahantu ntabwo uyu Yayiro ntabwo yamuheje ku ruhande ngo hari iteraniro ry'abantu benshi, kuko niryo teraniro na wa mugore yaje ngo bari benshi cyane bashigana. Noneho uyu mutware araza ngamwikubita ku birenge ngamubwira ati agakobwa kanjye kagenda babarira ubwiza agakobwa kanjye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo nakwinginze uze ukandikeho ibiganza byawe gacike kabeho. Uyu mutware yari yamenye ko mu biganza bya Yesu harimo gukiza. Uyu yari yamenye ko mu biganza bya Yesu hari abantu batazi ko mu biganza bya Yesu harimo gukiza, ngo bamenye ko byakiza n'abana babo. Nusoma n'icumi urahasanga ababyeyi bamenye ko mu biganza bya Yesu harimo umugisha bakiza abana babo. Hari ababyeyi bumva ntacyo bivuze ko abana batajya mu rusengero, ariko ukwiye kujya ko mu biganza bya Yesu. Haleluya. Noneho ababyeyi n'icumi ngo bamuzanire abana abakoreho, kubera iki? Bazi ko mu biganza bya Yesu harimo umugisha agakiza. Uyu Yayiro nawe arabizi ko ikiganza cya Yesu cyakiza umwana we. Yakubwiye kuza muri buti yarakubwiye ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Ngaragenda njyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamusiga bumva bari benshi. Noneho rero ngamaze gukiza wa mugore wari umaze imyaka 12 arwaye, nibwo haje intumwa, kuko iki gitangaza cyo gukiza uyu mugore Yesu yagikoze ari mu nzira ajya kwa Yayiro. Abo bantu kandi bajya baza kenshi baje kugira ngo rwose byari byararangiye bikomeza kurwana nabyo. Noneho kandi iyo usomye inkuru ngo ubona ko aba bantu bashyize Yayiro ku ruhande. Iyo usomye ubona ko bashyize Yayiro ku ruhande ngo kuko ngo Yesu yaramwumvishe. Bibiliya y'Icyongereza bavuga hearing them. Yesu yaramwumvise bari kubwira Yayiro ngo wikomeza kumushya umwigisha byarangiye. Ndashaka kuvuga ko nabyo bindi bakubwiye ko byarangiye aracyafite ukuboko kwanjye. Haleluya. Bindi bakubwiye ko byarangiye, wowe komeza urugendo musange, komeza umushake, aracyafite ukuboko kwawe bibasha. Noneho ngo ariko Yesu ngo ntiyabyitaho. Haleluya. Ngo ntibigeza gute? Ngabwira umutware w'isinagogi ati witinya izere gusa. Mu Cyongereza yavuga ngo overhearing them, ngahindukira Yayiro aramubwira ngo we ubitemo wizere gusa. Rero ngo we twivuganire. Rero impamvu naharutse nje wawe nta
Haleluya. Wowe n'ubiteho we twivuganiye mbere ntangira urugendo rwo kuzi wumva wicibwa intege n'ikindi kuko Yesu yatangiye urugendo. Yesu yatangiye urugendo kandi ntabwo urugendo rwe aje gutangiza ikiriyo kuko urugendo rwe kuvugana yaraje aje gukiza. Yesu ashimwe cyane. Ati rero babikubwiye ariko ntubyiteho ahubwo wite ku cyo nakubwiye. Umva wibyitaho ibyo ita ku byo uvugana na Yesu. Noneho ngo barakomeza bageze ngo baramuseka cyane kuko ababwiye arasinziriye, ngarabahereza bose ngajyana se n'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari amufata ukuboko aramubwira ati Talisa kumi, ngo bisobanura ngo gakobwa ndakwingize ntibyuka. Ngo uwo mwanya ariko ijambo rya Yesu riri ku mwanya ndabikora ngako gakobwa karabyuka karagenda kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane, Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya abategeka gufungurira ako kana. Ndashaka dusenga, twavuga byinshi ariko ku mwanya ndashaka dusenga. Tera intambwe ujye gushaka Yesu, tera intambwe umubwire ibyo ufite byose, ibikugoye ibikubabaje, ibyuzuye umutima bimaze kubona byarananiranye bidashoboka, ubwire Yesu ngo ubishatse wabikora. Mugeje ubu tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Mugeje ubu dusenge. Icyifuzo cya mbere twavuze nuko Yesu Kristo arambira ibiganza yagutegereje, afite impuhwe nyinshi. We wasubiye inyuma, we waguye, we wagiye mu byaha, ndetse akaba n'ibyo wumva ugerageza kwivanamo bikanga, ukisanga buri gihe ubibamo ubihoramo. Muri ibyo bintu ugerageza uko ushoboye kwibuza n'amabi n'ibyaha, ariko njya mbyibonamo. Wasanga wowe n'uyu munsi waje, ariko nubwo uri hano ukumva amajwi aguca intege akubwira ngo wowe ishyari ntabwo bishoboka. Ariko Yesu Kristo ikiganza cye gifite ubutware n'ubushobozi hejuru y'ibintu byose wowe wabonye bidashoboka. Byaba ari uburwayi ufite mu buzima bwawe bukomeye bwananiranye kugeza ku rwego abantu bakubwira ngo wikwirusha usenga, wikwirusha kuko ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Ariko uyu mwanya wowe ibyo ntubyiteho, wite ku ijambo rivuga ngo Yesu wabishaka wabiza. Haleluya. Tugiye kumusengera kuko Yesu we arabishaka, aravuze ngo kira. Dusenga tugiye kubanza gusengera umuntu wumva yaraguye, yarasubiye inyuma, kuko intego ya kino giterane iravuga ngo hahirwa umuntu wabaye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ni ukwezwa, ni ukwiboneza, ni ugutungana. Kandi nk'uko wa mwana w'ikirara yagiye akava mu rugo rwa data akagenda akazimira akaborogota, ariko yakisubiramo akagaruka akaza kwa data, yasanze data amutegereje n'impuhwe nyinshi aramubabarira. Na niyo mpamvu shaka kubaza muri ino teraniro umuntu waba waje ariko ukumva ijwi rikubwira ngo uyu munsi ukwiye gutaha wihanye, rambura ikiganza tugusengere mu izina rya Yesu. Utitaye ku bandi bantu, utitaye ku giterane uko kingana, ukumva ijwi rikubwira ngo wari yaguye ariko byuka, hari ibyaha urwana nabyo byakunaniye kurenda, ariko uyu munsi ashaka ko abigukiza. Mbese uri hano muri kino giterane, rambura ikiganza tugusengere mu izina rya Yesu, kuko impamvu Yesu yakuzanye ni uko ashaka kukwambura imyambaro mibi yose. Mbese uri hano tugusengere, rambura ikiganza maze tugusengere mu izina rya Yesu. Yesu aguha umugisha, wambura ikiganza cyane, ukirambure cyane. Yesu agumisha wambura ikiganza, Yesu ahugumisha wambura ikiganza. Rambura ikiganza utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, uvuge uyu ni njyewe, uyu ni njyewe waje, ndashaka kwamburwa ubushwambagara, umwambaro mubi wose Satani yakwambitse. Mu rugo rwa data hari undi mwambaro mwiza uteganirijwe, umwambaro mwiza uteganirijwe
wateganijwe w'ubwami wo kuragwa ibyiza w'umugisha. Rambura ikiganza, nawe rambura ikiganza mu izina rya Yesu. Kirambure cyane, kirambure cyane. Wewe rambura ikiganza ufi umubwire ngo nanjye uku niko ni, uku niko nje. Ngwino dukomere Yesu amashyi, tumushimire twabanje. Tugiye kumushimira Yesu, tumushimire. Oh Yesu shimwe, Yesu shimwe. Urengeje ibyaha byacu byari bikabije, ariko Yesu aterwa n'urukundo kudupfira, kandi we yacunguje amaraso, natwe turiho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, ariko Imana ibasha kutweza. Ni Imana yera, ni Imana iboneye, ni Imana iboneza, ni Imana itunganya. Imana ishimwe ku bwamwe bwe muje, muciye bugufi, muhisemo neza, mufashe icyemezo cyiza. Tugiye kubasengera, mbese ntabwo usigaye mu iteraniro wumvishe ijwi bwawe ariko ukwiye kwihana, ukwiye kubyuka, ukwiye kugaruka, ukwiye guhinduka, ukwiye gukizwa, ukwiye kwakira Yesu, ukwiye kuva mu bibi. Tugiye gusenga Imana. Oh Yesu Kristo, twagushimiye, twagushimiye kuko neza umunyambabazi, twagushimiye ko wamwibiganiza. Yesu ushimwe, ushimwe kubikoze, ushimwe kuduhugisha twese. Ni mu izina rya Yesu twakoze. Amen.